Ndi master killer likanda chachila nyimena hota. Bakunzi ba Gisha TV twongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi twongeye kugirirwa amahirwe yo kugira umutumirwa umukunzi wacu wa Gisha TV. Akaba ari umuhanzi uririmba hip hop, nimba aririmbira Imana cyangwa hari indirimbo afitiye Imana araza kubitubwira. Karibu. Murakoze cyane. Banyita HIP HOP aka master killer. Turagushimira. Reka dutangire tumuhereza ikaze. Karibu muri Gisha TV. Murakoze cyane. Turagushimira. Reka dutangire twibwirana, wibwira abakunzi ba Gisha TV amazina. Banyita HIP HOP aka master killer. Ngiyo ngenda mu nzira mbona benshi banzira, sinita ku byo bavuga cyangwa ibyo bakora, winkoma mu nkokora niga ndi master killer likanda chachila nyimena hota killer. Turagushimira. Uyu munsi twagiriwe amahirwe yo kubana nawe, twagira ngo tugirane ikiganiro ku byerekeye ubuhanzi bwawe, ku byerekeye Imana, icyo uvugaho ku by'Imana. Karibu muri Gisha TV. Murakoze cyane. Ubu twakubaza ikibazo cy'uko watangiye urugendo rwawe mu kuririmba muri iyo hip hop yawe. Watubwira urugendo wagenze, uko byatangiye, aho bigeze, aho wifuza ko bigera. Karibu. Kono byatangiye ino mpano nayimenye niga mu 6 primaire, ngifite imyaka 13. Nibwo nabonaga ubuzima tunyuramo bw'abantu hanze banyuramo, mbona ibibazo, abakene, abantu batwara udutaro, abapolisi babafunga batemeye gucuruza ku muhanda, wenda ikibazo bavuga ati ntago basora, wenda nabo bantu bafite ubushobozi bukeya batapfa kubona amafaranga yo kwishyura imisoro ngo bakorere mu masoko nk'abandi. Nkagenda mbona hip hop irigisha abantu uburyo bagomba kwitwara, iravuga ubuzima, inspiring uburyo abantu bashakamo amafaranga, uburyo abantu babaho. Nanjye nibwo numvishe inonjyana indimo, nkunda beat za nakundaga ba Park icyo gihe na ba Biggie na ba Nas. Birangira nanjye ngiye mu njyana ndayikunda ndanayikora, kandi nzwi zanjye zana kure kubera ndi kumwe n'Imana, ndumva bizagerana kure kabisa. Turagushimira kuri icyo kintu uvuze cyerekeranye n'Imana. Reka tubiganire. Ni mu buryo ki wumvamo ko Imana izagufasha muri urwo rugendo rwawe, muri ubwo buhanzi bwawe, muri ibyo bihangano byawe, muri urwo rugendo urimo rwa hip hop? Waduhereza ishusho wumva ko Imana yagufashirizamo. Imana ikora ibintu byinshi bitangaje. Imana yafashije abantu benshi. Burya Imana irakubwira ati utera intambwe imwe uyisanga, izindi zose uzirekere ni ibikurikirana. Rero urumva nanjye nk'umuhungu nziko kuririmba ntacyo bitwaye ibintu bya hip hop, kandi ibyo ndirimba nshyiramo n'Imana, kuko Imana niyo iduha ubuzima, Imana niyo yaduhaye ino tarano. Rero nanjye nifuje kugira ngo mbibyaze umusaruro kandi mbifashwemo n'Imana, kuko Imana niyo byose bigena, kandi nta muntu Imana ifasha atifashije. Ugomba kugerageza ugatera intambwe, Imana nayo ibiri aho hafi iragufasha, apfa kuba atari ibintu by'ibya. Kandi Imana nta muntu idafasha. Njya mbona n'igisambo kigiye kwiba kiravuga ati Imana umfashe simfatwe, ukabona nta nubwo kinafasha, kikavuga ati buriya impamvu ntanafashwe ni Imana. Wenda atari n'Imana yanabikoze, ariko Imana nta muntu idafasha uri ku isi, kuko Imana twese dukunda kimwe. Rero ino njyana ya hip hop
niyo mpamvu nanjye ngomba kwizamurira ibendera igapanda ikagera hejuru rwose, kandi nta kuntu Imana itabimfashamo, kubera ko Imana ikunda abantu, ikunda n'abanyabyaha. Turi abantu, turi n'abanyabyaha, ariko icya mbere ni ukwihana tukava mu byaha. Ibyiza byose Imana igomba kubidufashamo. Murakoze. Turagushimira ugize neza, utubwiye ijambo ryiza ku Mana. Ubundi wowe ijambo Imana iyo uryumvishije nawe, nk'uko simvuze ngo uri umujura cyangwa iki, nk'uko uwo mujura ikintu kimuzamo bwa mbere iyo avuze ngo Imana imfashe, even if yaba ari mu bibi, wowe ubyumva ute? Nawe ijambo Imana urifata ute iyo urivuze rikongera iki? Niba hari icyo dufitiye ku bihangano bishyashya cyangwa ari akapera waduha kanya naka kapera reka mbakubitire mu ndirimbo iri studio igiye gusohoka. Ni akapera gato ngo hahiye ndabona bahashumitse abahungu mu bicucicu niyo hudu ng'indege z'inkende zigende ng'izisigara tuzende bombo n'imbere strompo dutambale nkela la shakamula ng'inoti zincira ishati ntiyazirya bujali niyo yabari joli. Turagushimira. Sasa reka dusoze, ugira icyo ubwira abakunzi ba Gisha TV, ugira icyo ubwira abakunzi bawe, ugira icyo babwira, icyo bateganyiriza mu minsi iri imbere. Mwanya wawe. Hari projet igiye gusohoka ariyo akapera amaze kubakubitiraho gakeya. Hanze ndabizi ari abantu bashishura n'imirongo yanjye bayishishura, niyo mpamvu bakubitiyemo akantu gatoya. Ariko iyo projet igiye gusohoka bita uwo ndiwe. Hari n'indi projet igiye gusohoka bita plot, nayo igiye kuza, nkeka nawe nyibakubitiyeho gakeya, wenda mukabiyumva niba nta kibazo. Wawukoze. Ngo you know what it is, yeah nikundiye is, yeah ngabigira is, nkandika ngashyiraho stick, yeah nereye fis, gicisha pampepum, yeah nikundiye izo lips, zimeze nk'iza Swift, yeah breast nk'iza Cardi zinkira best family, s nk'iza Nicki muri kick z'amapisi, yeah ngunkura street, yeah siga musigira izo sick, yeah cheese zimbona mu shit, nkunyegereze nkatira abahungu b'amapaki bahora mu mataki, kikakatiri kati yaranyimye shot, high shot nzirekera bitch, yeah nikwamure mu ma OG flex nk'iza Nipsey, rest in peace OG Poli ya Liloki, clicks of the OG Hudu Nix Nigigi Levis na Biggie B na Brizi Gisina Yonisiri Swiri nkaba swingi saga higi mifungo lifa mufata nk'idongo. Urumva kugahagije. Murakoze. Reka dukomerezeho dusoza tugushimira kuba wabanye natwe, tugushimira umwanya waduhaye, tugushimira nka Gisha TV, nk'abakunzi bawe iby'Imana. Ubundi Imana ni ijambo twubaha cyane. Izina Imana ni izina umuntu wese atinya kuri ino si. Rero nanjye ibintu by'Imana ntabwo nakubwira ngo ndi umurokore, ngo ndi umuntu w'Imana cyane, ariko ukuntu ibintu biba bimeze, Imana ni nziza. Imana ifasha ukunda abantu bose, yaba abanyabyaha yaba atari abanyabyaha irabakunda. Rero nanjye mba narakuye mu muryango w'abakristo, twakoze turirimba muri za korali, abantu bose tubona bazi imbere y'Imana buri cyumweru no mu yindi minsi yose y'imibyizi. Rero nanjye Imana ni ijambo nubaha, ariko ko ndi umunyabyaha ntabwo nabyivangamo cyane iby'Imana. Wenda hari igihe nzabijyamo neza, ariko ijambo Imana ni ijambo nubaha cyane, kuko Imana ifasha abantu benshi. Nanjye yaramfashije, naho navuye kuba ngeze n'ahangaha ni ukubera Imana. Mbaye nanayishimiye, izina ryayo ry'icyubahiro. turagushimira kuba igitekerezo, kuba Imana ariyo iri hejuru ya byose. Ikindi kibazo twari tugiye kuvugana ubuzima wumva ubayeho mu buhanzi bwawe, uko byatangiye urabibona ute?
urabona aho bigeze bimeze bite, urifuza ko bigera ku ruhe rwego ufatanyije n'iyo Mana? Urakoze cyane. Umuziki twohereye hasi cyane tujya mu studio tukiri abana, abo twita abasitari buno ni aba legend, batabyumva uburyo tuza studio turi abana tukiga muri primaire, ariko urabona buno twarakuze. Ariko umuziki uragoye, birasaba ibintu by'ibishoro kuko ntabwo wabona video nziza iri munsi y'ibihumbi 500, audio nziza iri hejuru y'ibihumbi 100. Rero urumva bisaba ko natwe tujya guhiga impande n'impande tugashaka amafaranga tukaza kuwushora mu muziki kuko ari we dukunze. Ariko ukuntu umuntu abibona bitewe na plan umuntu afite, uko mbibona mu minsi iri imbere bizagenda biza, amafaranga aboneke, ibitaramo tubikore natwe ibintu bigende neza. Rero ndumva ari gutyo bimeze, kandi kubera Imana byose bizashoboka. turagushima kubera Imana byose birashoboka. Ikindi kintu na deba y'ingenzi twagira ngo tuganireho ni gute ufata Yesu n'Imana. Ni deba twumvaga twaganiraho igihe kinini. Yesu mwumva ute? Imana yo si yumva ute? Ni abantu bamwe cyangwa baratandukanye? Ngewe ukuntu mbyumva ntabwo ninjiye mu bintu byo gusoma Bibiliya cyane kuko ngewe ndi umukatolike. Rero ibyo batubwira ntabwo nakubeshya ngo mfite Bibiliya ntagatifu mu rugo, ariko ukuntu mbyumva numva ari abantu babiri batandukanye. Numva Yezu ari umwana w'Imana, numva n'Imana nyine ko ari papa wa Yezu. Gutyo ngewe mbyumva, ariko wenda ntawamenya ukuntu bimeze. Ariko uko njye nakuze babivuga twizihiza za Noheli, za Pasika, njye numva ntagiye mu bindi bintu by'ibisobanuro birenze. Numva Yezu ari umwana w'Imana, n'Imana ikaba papa wa Yezu. Numva ari ibintu bibiri bitandukanye. Turagushimira uburyo tubwiye ibyumva. Iyo deba ituma tuganira ibintu byinshi, abantu benshi batubwira amagambo atandukanye kuri iyo deba. Nawe turagushimira ku nyunganizi, ku gitekerezo duhayeho. Ubwo muri comment baratubwira uburyo babyumva. Sasa tugaruke ku buhanzi bwawe. Byumva ute uririmbye indirimbo z'Imana? Byumva ute? Tukaba tugushimira umwanya mwiza waduhaye. Nimba hari icyo wabwira abakunzi bawe cyangwa abafana bawe turi gusoza bakibabwira. Abafana banjye nkomeje kubashimira, abakurikirana ibihangano byanjye nkomeje kubashimira. Bakomeje kunyitaho rwose, banyandikira Instagram, kuri Twitter, bambaza ukuntu ibintu bimeze. Bashaka kumfasha muri music bakomeze bamfashe. YouTube yanjye channel ni HIP HOP ARATUBWIYE. Wajya wese yambona washaka kuvugana nanjye twavugana nta kibazo. Kandi mbijeje ko ibintu bigiye gukomeza kugenda neza. Mbaye imizigo ya buri gihe, ngomba kuzajya mbaye imizigo ya buri kwezi. Turagushimira nka Gisha TV. Imana ikwagure, igufashe muri izo projet zawe. Natwe nka Gisha TV turakwifuriza ishya n'ihirwe. Murakoze. Tugusaba ko utaha nimba twakwengise wazaza tukongera tukagira n'ikiganiro kuko watuganirije neza, waduhaye amagambo meza, amagambo y'ubwenge, kandi turakwifuriza ibihe byiza. Turakoze. Murakoze cyane.